Satani nta kikangwa no kwica umubiri. Ubasigaye ahigira hasi no hejuru. Gusiga umuntu ari igikonoshwa. Amavuta tukuza bakayaguha neza, imisatsi ikahengekwa neza. Ryemerera umunyarwanda wese gusengera mu idini ashaka no gusenga Imana agize gute ashaka. Apfa kuba atabangamiye iki mugenzi. None tugaruke ku Mana ya Noheli yari yo yose yaramushutse. Ukuri nuko nguko uzazana ukuri kutari ukunitangiye ubwo azaba afite ibyo azaba ashaka. Hanyuma igihe hari cyo Imana yanumyeho abahanuzi barenga 21. Ko Noheli ndi umuntu upfa kwizima, sinjya apfa kwizima, ariko uyu munsi cyangwa se iki gihe nemeye kuva kwizima bitewe n'ibyo n'abahanuzi Imana yanzaniye, ngiye kabanzanira atari no kuri kamera, kabanzanira mu rugo, ikabanzanira no mu nzozi, kongera ikansanga ikabinyereka. Ubundi ngiyo nafashe ikintu cyangwa Imana yonsezanije ikintu sinjya apfa kukirekura. Ikosa nakoze bya mbere Imana yanshingije n'abantu bakarinshinja, nuko Imana yansezeranyije umugeni ngahubuka cyangwa shyuhaguzwa kabizana kuri kamera. Yego. Icyo kiri mu kintu cyatumye Imana yo mu ijuru ibabara, yanumye abahanuzi ramyaga icyo kintu cyarambabaje, gituma n'abantu bagenda bajya mu matwi y'umugeni wanjye. Ariko nyirizina abantu bafashe umwanzuro kugira ngo ubukwe bwanjye bugire gute bupfe, bifatanyije no gusenga, bifatanyije n'abahanuzi, kuko biravuga Robert nawe uri umukristo ndabizi mukanya urongeraho ibyo ushaka n'akazi kawe. Nsenze Imana nanjye rabya ngo nari narakwemereye ibi ngibi, ariko ndi Uwiteka ndabikwambuye. Nje nyir'ubwite uw'Imana yahayerekwa. None se ndakubeshye umva pastor witwa Fani. Bajya mu kirere cyo mu mwuka. Yego. Baba ni impeta yanjye, icyo ni kimwe. Bamaze kuyibana barayisenya, kuko ne nakoze ikigano mva ngo Imana yankoreye ubukwe mu buryo bw'umwuka. Ngewe mfite uburenganzira bw'amarangamutima yanjye, sindi mu Mana noneho. Yego. Bwo kuba nakunda na Miss Muheto, bwo kuba navuga ati kanaka ndumva ari we nshaka, bwo kuba nakunda Mutesi Jolly, bwo kuba nakunda Liza, bariya yego nyirega wazanye kinubi imwe yasamabuye. Ndavuga ni iyi kinubi iziye Noheli, ndavuga ni Imana yagabyukura bagirana Noheli gute ku buryo amanura kinubi gana gutya. Ubwo icyo cyo nyigushyiriye n'abadukurikiye. Nushaka kureba umuntu ugiye mu ijuru n'utagiyeyo, uzabarebere mu byo bizera. Nubona umuntu yizera mu byo yitwa ngo hazaza, uri kumva, niyizere mu byo Yesu yasize akoze ngo bimutere kugenda urugendo rwiza, kuko Yesu yasize aduhaye urugendo. Buriya ikindi cya kabiri kugira ngo nuzuzire ijambo neza, kimwe mu bintu birimbura abantu n'ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza, bw'ibiryo, imyambaro, amazu abantu babamo. Aba bantu ubabonye inyuma hari nk'igiti ukakibona gifite amashami atoshye n'iki byose, wavuga ati bye dore igiti. Wumva ukuntu Noheli azi ijambo ry'Imana. Uzi ikintu cyambabaje ni ukuntu ibintu byose umupango we wose upangiye kuri Bibiliya. Uri kumva Kinyundo cya Kinyundo, ariko yahise akibika nkaho ari Noheli babwiraga, kuko nakubwiye ngo ushobora gutera ibuye mu giti. Dutangiye tugusuza kandi tukwifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese aho uherereye hose, kandi twizeye ko umeze neza. Niba utameze neza ihangane, ni ku isi yesitaye uyu munsi cyangwa ejo Imana izakugirira neza, nawe urusheho kugubwa neza. Kuri kamera zacu turi kumwe n'umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda, Robert. Mr. Roba, ndashima Imana, ndumva ndamahoro. Urakomeye? Nakomeye. Uyu munsi uranasa neza rero. Okay, Imana ishimwe. Merci. Hanyuma se iki kirere cy'uyu munsi urabona cyifashe gite? Kuri ngiye cyangwa ku bandi? Ndavuga muri social media. Imihanda yanyise ko ikomeje kurema cyo bita pop dogs mu Cyongereza. Cyangwa se dakoresha iriya jambo ritarakomeretsa abantu ra residio itile igifaransa niko babita. Nibikomeje kurema imihanda yo, nibikomeje kurema cyane. Ubwo rero uko nyibona banyibona nyine
ihita nyine tu abatwaye imodoka zabo banyuraho. ndagira ngo njye nigarukire kuri iyi mihanda ya YouTube Roba nkuzi nk'umuntu w'Imana kandi ukurikiranira Umva ntazanabireka. Umva ntazanabireka. Imana iguha umugisha. Yego. Kubera yuko umunsi wabiretse uzapfa. Yego. Aringiza ngo ugiye kubikiritika. Ubwo ndi gukurura kunapfuye nkazuka kongera kwemera gusubira aho navuye nkumva ububi bwabyo. Kandi nk'umukristo ukeneye kuzataha ntabwo ukeneye kuzapfa. Ahubwo nkeneye kuzimurwa. Gutaha yo mbawe mu isi y'umwe. Nkeneye kwimurwa ari ukuntu Yesu ngo ava gucungura itorero. Cyagiye asezera abigishwa be bakamutumbira akazamuka igicu kikamubakingiriza. Bibiliya narayikunze yavuze ukuntu yabigenye ngo aragiye ageze imbere ya se. Avuga ati babandi wantumye. Babandi wagize gute? Wantumye. Ngaba utakuyemo n'umwe. Keretse umwana wo kugira gute? Wo kurimbuka. Wo Hanyuma rero impamvu mpise mbigarukaho. Yego. Nahise ngiye mbisanisha n'ubu buhanuzi n'aba bahanuzi turi kubona kuri YouTube. Yego. Hari abahanuzi turi kubona kuri YouTube ariko wenda ngewe ndaza kugaruka ku muhanuzi witwa Noheli. Noheli rero amaze kububakira n'izina, amaze kuribubakiraho. Kera nta wamushyiraga kuri thumbnail ariko nabonye musigaye mumushyira kuri thumbnail zanyu. Nubwo yararyubatse. Ubutanamushyizeho ntago wabona ngo abareba. Noheli uramuzi mu minsi ishize azahanura yuko agiye kurongora Assia. Yavuganye n'Imana. Aranatitira cyane bimwe bikomeye. Nuko intebe yari yicaye yari ikomeye naho ubundi abarayivunnye. Yego. Ejo rero nabonye ikindi kiganiro yuko Imana yamubujije kurongora Assia. Rero hari uburyo bwiza numva asigaye nkoramo inkuru. Umunyamakuru yambaza ku muntu nkamanza nkamuvugisha. Sibyo byiza kugira ngo duhe amakuru yose, kugira ngo donc ntange na version ye. Wanyemereye nkamagana Noheli nkamukubariza ibibazo byose wumva ushobora kumubazaho donc ko bishoboka. Buriya rero reka nkubwire icyo kintu ni cy'ubundi cyari gikenewe, usibye ko wenda ntarinzi yuko waba ugirana nimero ye. Yayigira ntago nayireka. Muduhamagarira duhe ukuri kuzuye, kuko ubu ushobora kujya kumbaza ugasanga ngiye mu kuri kwa Noheli nkajya kwiremamo Noheli nkajya kuba Noheli kandi ahari, cyangwa ugiye kwiteranya na Noheli. Nyine nibyo ndi kuvuga. Uyumbajije ukambaza Noheli kandi ngiye ndi Robert, mba numva somehow bita matchinga neza. Ariko usibye ko twabaye nka Aburahamu twirwa tukubita inkongoro tuzivana ku gicaniro uri ntabwo twakwiye kuvuga Noheli. None se ko ari Imana iduhamagariye? Bizanarangira bamwe tunasinziye tuvuye mu masezerano. Hazaza umuhanuzi ukubita inkongoro, haza ukubita inkongoro, haze kana kukubita inkongoro, kandi uko kubita inkongoro nazo nizo ziko zikwepa hari izizana ubusura nk'inshora no kumuhamagara ugasanga wenda n'urugero agiye kunuka kandi numva gacaka kumubaza ibyiza umurimo w'Imana, sibyo? Kugira ngo twubake ubwami bw'Imana biragoye. Cyo koza reka muvugishe, nanjye muvugisha hazi nk'umunyamakuru, sibyo? Twumve version ye. Buriya biba byiza iyo ugiye gukora inkuru nyir'ubwite ahari ashobora kuba yatwemera wenda mukavugana, ukaba wamuhamagara akaguha version cyangwa se akaguha ku mucyo we, sibyo? Ukaba wanavuga ushingiye ku byo agize gute, ku makuru yitangarije. Makuru yitangarije. Yes. Kandebe cyukura bagirane Noheli byukura bagirane. Yo mistake. None wanyemerera wenda tukaganira. Sinzi niba nashyiraho kamera tukaganira cyangwa se shyiraho kamera nta kibazo. Yego. Hanyuma ndumva ngiye kuganira nawe ariko nkubaza ibibazo dushyireho umucyo. Nta kibazo rwose. Noheli uraho neza? Muraho murakomeye, murashima Imana. Umeze mute?
ni amahoro turashima Kristo araturinze kandi ari kumwe natwe. niba agiye gushyiraho profete noneho urankubita. Ntabwo ikibazo ari uko ari porofete. Icyambere nuko Imana iri muri twe kandi ikabigendera muri twebwe. Yego. Kandi twitere ntabwo arizo zijyajya mu ijuru, ahubwo mu gingo nibwo buzabona Imana. Hanyuma nkuhamagaye ngira ngo dushyire umucyo ku bintu bigera nko muri bitatu. Yego. Noheli warabyutse mu gitondo. Urazukorana ikiganiro n'uwitwa Bronze kuri Flash. Yego. Uti Imana yambwiye ABCD abantu barabizi. Hashize ibyumweru bibiri Noheli ugarutse kuri kamera uti bya bintu Imana yambwiye yivuguruje. Ntago hashize ibyumweru bibiri. Bon honestimye hashize igihe kingana gute? Urebye igihe yerekwa ryatambukiye n'igihe Imana yarimereye. Ndakeka atari ibyumweru bibiri ko haciyemo igihe ndakeka ukwezi cyangwa se n'ibyumweru nka bitatu wenda sinzi. Ariko ni kinini ntabwo turi burebe igihe byatambukiye ngo ni iki n'iki, ahubwo abantu barabizi. Hanyuma ubwo uti Imana yambwiye minota 3 cyangwa se igihe runaka uti yivuguruje. Yego. Nohe ibi bintu bishyireho umucyo sibyo? Donc usobanura ukuntu Imana yivuguruza. Imana ishobora kuhera mu gitondo ikabwira ikintu Noheli mukanya ikongera ikamubwira ati ndagihinduye. Dushyirireho umucyo. Murakoze cyane abakunzi ba Robert, ni kuri iyo televiziyo turi gukorana nayo ikiganiro. Ni Isezerano TV ndetse na Yada TV. Isezerano TV ndetse na Yada TV. Imana mu ijuru abakunzi bayo baho umugisha n'abankurikiranye n'abari kumva Noheli. Cyo navuga cyangwa se cyo nabwira isi yose neza amatwi. Buri muntu arajajinga cyangwa aranaliza bitewe nuko abishaka, ariko ibyo banaliza byose nta wundi muntu ufite ukuri mu mutima uretse porofete byukura bagirana Noheli, sibyo? Ni no mpamvu manje kuguhamagara mbere yuko nkora ikiganiro Noheli. Ni ukuvuga ngo ibyo umuntu yanaliza byose ibya jajinga ibyo yigira mu musesenguzi, ukuri nuko nguko uzazana ukuri kutari ukunitangiye, ubwo azaba afite ibyo azaba ashaka. Yego. Urambajije ngo ni gute Imana isezeranye umuntu ikintu yarangize kwisubira. Donc dusuba ni yihe icyambere kiravuga ngo ni yihe Mana ko nzi ko Imana yo mwijuru itajya yivuguruza. Yes, urakoze cyane. Imana ijya yisigarura cyangwa se ijya yisubira mu yandi magambo. Ati gute? Imana yasezeranyije umuntu witwa Mose. Yego. Kanani. Ariko agera igihe akora amakosa, Imana iramubwira ngo ngikiri igihugu kirebe abandi bazakigeramo ariko we ntuzakigeramo. Hagati aho wewe na Assia ninde wakoze ikosa kugira ngo yivuguruze? Wewe na Assia ninde wakoze ikosa kugira ngo yivuguruze? Ngewe ubwanjye. Irihe? Winyihutisha wambajije ibimenyetso byerekana ko Imana ijya yivuguruza. Yego. Aze mbitanga ko naho nirutse ko mpari ko turi kumwe. Yego rwose. Yatuje nk'abahukuri n'abantu bakabyumva. Ikindi Imana yigeze yabwira umugabo witwa Yesaya ngo ajye kwa Hezekiya. Yego. Agezeyo iramubwira ngo naraga iby'inzu ye atange kuko igihe cyo gupfa cye kigeze. Hezekiya yibutse Imana imirimo. Imana igira gute? Irigarura iramubwira ngo genda umubwire ngo mwongeye imyaka 15. Yego. Yagipfuye. Abantu ndagira ngo nimba aho ubusobanuro ugiye kubabwira ngo impamvu Imana yivuguruje cyangwa se yigaruye kuri ngiye kwisezerano yampaye, bataza kubigira ibintu birebire cyane ngo babyibazeho cyane. Yego. Icya kabiri, Imana ubwayo yigeze igera ku muhanuzi wayo Aburahamu. Yego. Iramubwira ati aganira n'Imana avuga ngo ngiye kurimbura Sodomu n'Igomora. Imana iramubwira ngo Aburahamu ababwira Imana ngo Mana nihabonekamo 5 bakubaha urababarira Sodomu na Gomora. Imana ati yego. Bigera igihe bagera no ku muntu umwe arabura.
abuze Imana ikorego icyo yagombaga gukora. Rero Imana ijya yisubira, si ubwa mbere Imana yisubiye izo, ndetse yari igiye no kurimbura ahantu bita Ninevu, yatumye y'umuhanuzi, ariko abantu b'i Ninevu ngo barataka barasanga Imana igira gute, irisubira ntiyabikiharimbuye. Yego. Ibyo ni ibimenyetso byerekana ko Imana ijya yisubira cyangwa se ijya yigarura ku cyo yavuze, kavuga ati nakwemereye ibi ngibi, ariko gukosheje bikagenda gutya, mwigaruye ndi Uwiteka ndabyanze. Hanyuma ndabyemeye ko Imana ijya yivuguruza kubera verisiyo bibilike utanze. Wowe nirihe kosa wakoze kugira ngo Imana ikwivuguruzeho? Hanyuma igihe ari cyo Imana yanumyeho abahanuzi barenga 21. Ko naho ndi umuntu upfa kwizima, sinjya apfa kwizima, ariko uyu munsi cyangwa se iki gihe nemeye kuva kwizima bitewe n'ibyo abantu n'abahanuzi Imana yanzaniye, ngiye kabanzanira atari no kuri kamera, kabanzanira mu rugo, ikabanzanira no mu nzozi, ikongera ikansanga ikabinyereka. Ubundi ngiyo nafashe ikintu cyangwa Imana yonsezanije ikintu sinjya apfa kukirekura. Ni ubwa mbere ndekuye mu mateka yanjye ikintu Imana yavuganye nanjye, kavuga ngo ni Imana kuko yongeye kunsanga. Yego. Ikosa nakoze bya mbere Imana yanshingije n'abantu bakarinshinja, nuko Imana yansezeranyije umugeni ngahubuka cyangwa shyuhaguzwa kabizana kuri kamera. Yego. Icyo kiri mu kintu cyatumye Imana yo mu ijuru ibabara, yanumye abahanuzi ramyaga, icyo kintu cyarambabaje, gituma n'abantu bagenda bajya mu matwi y'umugeni wanjye. Barangije nabo bagira gute, bamuca intege. Ariko nyirizina abantu bafashe umwanzuro kugira ngo ubukwe bwanjye bugire gute, bupfe, bifatanyije no gusenga, bifatanyije n'abahanuzi, kuko biravuga Robert nawe uri umukristo, ndabizi mukanyurongeraho ibyo ushaka n'akazi kawe. Ndabishyiraho uko njye mvugisha ukuri, ndi gutanga umucyo. Nkubwize ukuri ndabishyiraho. Urabishyiraho ariko ni akazi kawe. Kubishyiraho kwawe ni ibikureba, njye ntago bindeba. Cyambere nuko numviye umwuka. Jiste nanjye niyo mpamvu nkwamagaye mbere yuko mbishyiraho, kugira ngo wowe unyire ubwite, donc babikora au sens professionnel nk'umwuga, kugira ngo numve verisiyo yawe. Yego. Urumva Imana inuma abantu ati yari yakwemereye umugeni. Bamwe bava za Uganda. Yego. Barambuka imipaka baraza, abantu barabibonye. Abandi baturuka hirya no hino mu ntara zitandukanye, abacanguga baburasirazuba, abasaza mu gikari baraza, abo mubiri nabo barahanura, nabo baravuga ati nk'abasaza bakuru b'inararibonye ko warabinyujije hara ntago byari byo. Nsenze Imana nanjye rabya ngo nayi narakwemereye ibi ngibi, ariko ndi Uwiteka ndabikwambuye. Ibyo ndabyumva, ariko nyirize no umuntu witwa Pastor Fani wari wambajije ngo yashenye. Nari ngubaje nimuriza Imana yawe ni ya Fani kuko uburyo biri connect. Kuntu biri connect rero. Robert, Imana usenga si Imana yaremye isi n'ijuru ya Isirayeli. Ubu ngiye n'umutima wanjye rega nitwe tubizi. Ngo ni wowe? Ngiye n'umutima wanjye nitwe tuzi iyo dusenga. Mwigize abasesenguzi, nzareba ko muzasesengura n'umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Nje nyirubwite uw'Imana yahayerekwa. None se ndakubeshye, umva pastor witwa Fani. Bajya mu kirere cyo mu mwuka. Yego. Baba ni impeta yanjye, icyo ni kimwe. Bamaze kuyibana barayisenya, kuko ne nakoze ikigano mva ngo Imana yankoreye ubukwe mu buryo bw'umwuka. Yanyeretse nambika kanaka impeta. Nabo bagiye mu kirere cy'umubiri barasenga, bajya no mu cy'umwuka basenya impeta. Icyo ndakihorera, Imana irabinyereka. Imana irazirambwira ngo ni ukuri, ikoresheje abahanuzi. Yakwemereye umugeni ari kubura ubwenge, birangiye yisuye umugeni igize gute, biramukwambuye. Hari yavayo bahanuze barambwira ati nunakomeza gutsimbara nturekure uzanabigwamo, ndetse ntago bizaguhira, uzakora impanuka, uzahura n'ibibazo. Ndavuga rero kugira ngo ngiye nkora impanuka, Imana ifite abagore benshi mu gihugu, uri kubyumva neza? Yego. Noneho ngiye nka Prophete Noheli niba Imana imbujije, mfata ingero z'abantu bagera muri 5 banze kumvira umwuka w'Imana. Uwa mbere yitwa Nebukadinezari, yazamuye izuru ajya kurisha imyaka 7 mu ishyamba. Uwa kabiri yitwa Herode, yanze kumvira Imana Joginyo. Uwa gatatu yitwa Goliyati, yazamuye umutwe Imana imwohereza Dawidi amuca igihanga. Njyewe ndavuga ngo ndi igiki cyangwa ndinde wo kunanira Imana, wo kutumvira umugambi w'Imana, ko na Sawuli ari wahindure kuba Pawulo nawe yananiye Imana.
Imana ikamukebura kandi akagaruka. Ndavuga ngo ngiye kugira ngo njye mu bihano bari kumusabira abahanuzi cyangwa se uko Imana binyeretse kandi ati byari umugisha kereti twari Imana yari yaraguhaye yarakamye ahubwo igiye kugwenda Sarafati. Nicyo cyatumye mvuga ngo njyewe niba abahanuzi bansanze cyane ko njya kuvugana n'Imana batari bahari nabo bavugana nayo sinari impari babyakiriye nk'uko nabitambukije nabo bafite uko bavuganye n'Imana. None Imana ribwa ngo Mana ongera unsanga ugaruke nunsanga ndasubira kuri kamera mbivuge. Imana irongera iransanga imaze kunsanga fata umwanzuro kuza kuri kamera kubivuga. Hanyuma ndavuga ngo rero maze gutanga icyo kiganiro ubw'Imana ubushake bw'Imana budakunze kuri mama pasiteri nanjye ku bwanjye Noheli mu marangamutima yanjye uko niyumva ngeneye umugore umeze nka ALLIAH COOL. Nicyo kiganiro wabonye hanze njumva nta bindi bisobanuro kereka niba ari ikintu ushaka kumbaza utanyuzweho cyangwa se ushaka kubariza rubanda. Muri icyo kiganiro uvuga ko ukeneye ALLIAH COOL nabonye komanteri nyinshi zigiye zitandukanye zerekana ko wagikoze wasinze Nohe bishyireho umucyo nabyo. Buretse gatoya ubwo nasangiye nawe uwazingaburiye uwazimpaye uwavuze ko nasinze aze ajye kundega avuga ati kanaka njyanywereye iwanjye yasinze afite ibibazo. Njyewe mfite uburenganzira bw'amarangamutima yanjye sindi mu Mana noneho bwo kuba nakunda na Miss Muheto bwo kuba navuga ati kanaka ndumva ari we nshaka bwo kuba nakunda Mutesi Jolly bwo kuba nakunda Liza bariya bwo kuba nakambakajya Tanzania cyangwa se Canada nkavuga ni amarangamutima yanjye kuva Imana ya umugambi wajyanze kuwushyigikira yawuvuyemo. Mfite uburenganzira bwo gukunda kanaka cyereka ndamutse ngize amarangamutima gukunda umugore ufite umugabo ibyo ni itegeko nahanirwa. Ariko niba ndi umusore Imana yavuye ku mugambi wanjye ubu none mfite aruberite yo kuba Imana itakiri kungenga kuri mama pasiteri ahubwo nahawe aruberite yo kuba nayoboza amarangamutima yagiye anyobora aho nshaka kujya. Uvuga ko nasinze Imana imubabarire kuko atazi ibyo avuga n'ibyo akora ntago abizi. Abantu babihuza n'ibi bintu byo gutwika biriho byo wababwira iki? Icyo nabwira umuntu uvuga ngo ni ugutwika hamwe n'abazabona. Erega njya nkunda kubwira umuntu ngo nahumure umuntu akurenganya atabajije Imana ariko Imana ijya kukurenganura ikakurenganura itamubajije. Kabiri Yobu yaravuze ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito kandi icyo gihe nacyo cyuzuye umubabaro. Niba hamwe nabo bazabona. ALLIAH nawe niyerekwa cyangwa ni imyiyumviro yawe? Amarangamutima yapfashe nkimara gusoza ubutumwa bwo kumurikira isi yose ngo nyibwire ko njyewe Profete Noheli Imana itakire mu byanjye nk'uko abahanuzi baje babimbwira. Ndavuga ngo ubu none nemerewe kuba nashaka umugore umeze nka ALLIAH COOL kandi na ALLIAH COOL nawe duhuye akankunda si ikibazo. Akaba muhungu wanyu nawe akaba muhungu wawe nawe akwemereye uwo ntabwo ari umuhungu sindabyara ndi umusore yakumbwira ngo umuhungu wanjye sindabyara ndi umusore. Umuhungu nuwanditse mu irangamuntu no mu ndangamimerere yuko mfite umuryango. Mu irangamimerere harimo njyewe harimo Hakizimana Noheli amazina yanjye by'ukuri ntabwo harimo uwo muhungu. Nta muhungu ndabyara kandi niba hari uvuga ko hari umuhungu mfite abo batazanye kuri kamera se umuhungu mutabonye kuri kamera ntawuhari. Okay Nohe wenda nsatirwa n'umusozo wo kuganira kugira ngo n'abadukurikiye dusoze n'ikiganiro kugira ngo nawe ushyireho ibyawe. Oya ntabwo ndakiraho humura ndakubuza ubugiye kwegura Kinubi ariko urayegura Imana n'ubundi iri ahandi irahari. Ndabona uzana Kinubi mu biganiro. Ubundi se Pst Claude abiza mate? Pst Claude abiza mate ko nabonye mwakoranye ikiganiro nawe avugwamo. None se ubuye ko dukoranye ikiganiro ubije? Oya uvuga ngo mubatumye ngo utayibona umugeni wawe. None se ubu ko twaganire kuva kera nayebewe ko wazanye Kinubi kuri kamera. Nese niwe nayizaniye ko nayizaniye abanga Imana bose nibayisenge kandi wowe ukavuga ko usenga. None se ubu kuri kuvuga ko ndi gutwika uri gutwika? Arega nawe ujye wibuka ko ndi umunyamakuru sibyo? Umunyamakuru nyine ariko nk'umunyamakuru ufata ibyo uhawe ufata ibyo ubwiwe. Njyewe reka mubwize ukuri si ukubeshya. Ndi n'umukristo ahubwo mu mutima nge nta rwango ngira. Nabwiye abantu bose ngo bane amabuye n'imijugujugu narababariye. Ubu se ko nkwitabye kandi kuri umukristo uri hanze cyangwa se muvuga butumwa wa ADPR ko wazanye Kinubi
ukayikoresha mu kiganiro ko natavuga ati yakoresheje Kinubi ahubwo ntabwo nari nzi ko ikiganiro wanakibonye. Yego nyirika wazanye Kinubi imwe yasamabuye ndavuga ni iyi Kinubi iziye Noheli ndavuga ni Imana yagabyukura bagira ni Noheli gute ku buryo amanura Kinubi ingana gutya. Noheli we cyokoza umva nkubwire niba ari umuntu wandemeye iminsi yo guseka nkongera iminsi yo guseka nawe urimo brother. Imana yaturemeye kuramya no kuyihimbaza kandi rega buriya Bibiliya ivuga umuntu utishimye ntashobora kunezeza Imana kabisa. Hanyuma rero urakoze kuduha umwanya no kuganira abakunzi bacu bumvisha ukuri. Buriya ni na byiza ko mbere yo kujya kuvuga umuntu ikintu umanza kugira ngo we akireho umucyo kuri icyo kintu kuko gusa ndagushimiye buriya uruse benshi. Yego hari benshi bagiye bankoraho ibiganiro uretse ko nabo uyu munsi nababariye nk'uwitwa ngo ni Bosco Empire. Ni umwe mu bantu bankozeho inkuru ziteye ubwoba zinsesereza ankoraho inkuru zivuga ko nari umuhanuzi ariko uyu munsi yemera ko ndi umukozi w'Imana. Abantu baze kunyaruka ku ikaze no kuri Prophet Noheli barabyumva. Yego ariko numwe mu bantu bateye intambwe arambwira ati mukozi w'Imana mbabarira ariko wowe ubanza gukora inkuru ariko wavugishije umuntu icyo nakimana kiguhera umugisha. Yego ibyo warenzaho ibyo wavugaho uburemere bwabyo byibura urabanza ukavugisha umuntu. Ariko hari nk'abanyamakuru ibaze nk'ubu harabakoze ngo Noheli yarapfuye ngo yapfuye urabaruta mbese Imana iguha umugisha ititaye ku byo uri burenzeho none niba urazana imiheto niba ari iki simbizi ariko Imana iguhera umugisha ko babanje guhamagara umuntu byibura. Nawe se ubundi ibira byo kogosha burundu wabikuye kogosha se umubiri si uwanjye. Hari umuntu bari bavuze ko wafunzwe. Bari bavuze ngo urafunguwe. Gereza nafungiwemo se niyi ese ko uri umunyamakuru iyo nkuru wayitabwara ntago nabiyoberwa. Ngaho rero bahereza ukuru babwira ati kwiyogoshesha kuriya ni ubushake bwe ko ni umubiri wanjye. Nohe ndagushimiye. Murakoze cyane Yesu abamugisha. Amen. Ngiyo verisiyo ya Noheli rero. Wamwumvishe Noheli wawe? Noheli ndamwumvishe. Wamwumvishe Noheli wawe? Noheli rwose aragira ati ubu nawe ugiye kugira ibyo wongeraho. Ariko namwemereye ko ndabyongeraho. Yatanze uburenganzira. Namwemereye ko ndabyongeraho. Ndumva atarakubaraho urubanza. Ntago ararumbaraho. Afite ubwango ko nazanye Kinubi. Kandi ngo afite ubwango bw'uko abo yizaniye nawe yararimo. Abahungu ko yanajya mbabwiza ukuri ku ijambo ry'Imana baraniye. Babwira ukuri nyine donc kuzuye. Aragira ati rero Imana niyo yari yavuganye nanjye nani isara cyashimangira ko Imana yari yavuganye nawe. Ntago ababeshya buriya rega buri muntu asagira Imana ye siko namubwiye mu kiganiro. Iyi ntago ababeshya. Ni ya yindi Imana idatangizwa na iyi nkuru. Yes wari wajya mu rusengero umuhanuzi akaba agiye mu mwuka afite umwana w'umuhungu ndamugabagara rimwe mu kiganiro ujya wigana indimi uzi kuzigana meme nk'abantu nka batatu hari abantu nzi bigana zino ndimi bavuga. Muhanuzi akajya mu ndimi akavuga ati wa BCD none kubera ko azi ko atari Imana iri kubivuga agasoza avuga ati yari ngiye wavuganaga. Unyibukije kera ho mu gihe cyanjye ariko ku rusengero wacu hari umuhanuzi rimwe ararwara amara nk'ukwezi ataza gusenga aje ajya mu ndimi rero mbese arazivuze atangiye avuga nk'Imana nyine agezemo hagati ngo kuki nacecetse namwe mugaceceka kuki nabuze namwe mukabura kuki narwaye ntimunsure. Uri kumva kuko yararwaye rero kuko urabona abakristo ntibigeze bamusura muri make baramucecekanye. Hanyuma abuze ku rusengero nabo ntibaboneka ngo bamusure. Hanyuma rero ngo arwaye ntibamusura ngo niko Imana igize gute ivuze. Rero wasanga iyi Imana ya Noheli atariyo nge nawe twizera kuko wanabimweruriye. Birashoboka gusa iyo ariyo yose sibyo. Bura ngenda nkunda abayobozi bacu b'igihugu
bagira iyerekwa uzi mu itegeko nshinga yego ryemerera umunyarwanda wese Mm. gusengera mu idini ashaka yego no gusenga Imana agize gute ashaka apfa kuba atabangamiye iki mugenzi. none tugaruke ku mana ya Noheli iyo ari yo yose yaramushutse oya ngo nkurikije ibyo yivugiye yavuze ko yavugurujwe donc iyo mana ye yavugurujwe n'Imana y'abandi bantu basa nk'abahuje ari abahanuzi hari n'abandi bantu ni ukuvuga ngo yikije kuwitwa Pst Fani ubwo ashobora kuba ari Fani umwe twakoranaga ndamubona ko ngo yamubonye mu iyerekwa nawe ngo ari kwamaganira kure akabaho abantu mudukurikiye mujye mutekereza ko izi nkuru zose mubona kuri YouTube hari zo bakora script kandi ziba ziri mu bwenge bw'ubucakura bw'ubukarudaya bwo ku rwego rwo hejuru. Narababwiye ngo udafite umwuka wera w'Imana ngo agwishurire ubumuntu bw'Imana donc imikorere y'Imana ntago wapfa guhishurirwa izi mbaraga z'Imana y'iki gihe. Sinzi niba uri kunyumva neza. Ndakumva Robert. Kuko ibamo ubucakura bwo ku rwego rwo hejuru ariko ntago bigoye. Bwashize narababwiye ngo abizera kizaba kwereka ntanga kreroma y'abizera reka nongera kandi kantu. Ikizakubwira umuntu uri kurimbuka wese ava akagera yizerera mu bizaza. Kizakubwira umuntu wese uri kurimbuka ibyiringiro n'ibyizerwa bye abibara mu by'Imana izakora hazaza. Sinzi niba uri kunyumva neza. Uzi impamvu ureba nsa no guteza amatwi hanyuma ntabwo nakarangije kugira ngo byumve neza uze kuhita umbwira. Abarimbuka bizezwa Imana ibyizakora hazaza. Yego. Naho ababika ubugingo buhoraho bizera ibyo Yesu yakoze ahashize. Umuntu we nuhura n'umuntu wese nisengarukira unsubije ikibazo nari ngiye kukubaza kuko uwizeye ibyo yakoze n'ibyo yizeye n'ubundi abyizerera hazaza mu byo yakoze n'ubundi. Ubwo icyo cyo nyigushyiriyeho n'abadukurikiye nushaka kureba umuntu ugiye mu ijuru n'utagiyeyo uzabarebere mu byo bizera. Nubona umuntu yizera mu byo yitwa ngo hazaza uri kumva niyizere mu byo Yesu yasize akoze ngo bimutere kugenda urugendo rwiza kuko Yesu yasize aduhaye urugendo avuga ngo ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Impamvu mise numva ahangaha mise mpemera ngendeye ku ijambo rivuga ngo ntimukiganyire mwibaza ngo ejo muzarya iki muzanwa iki cyangwa muzambara iki. Ijambo rivuga ngo kuko n'abisi nabo babikeneye. Hanyuma impfu akavuga ngo kuko n'abisi babikeneye. Reka wenda ngarukiriza aho ngaho. Tena uyu muntu ufite uyu mwana wo kurimbuka nurebera isura mu byo akeneye bizaza imbere. Ni nacyo gituma iyindi naduhinyushe kuko buriya ikindi cya kabiri kugira ngo nuzuzire ijambo neza kimwe mu bintu birimbura abantu n'ubwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza bw'ibiryo imyambaro amazu abantu babamo bamara kubibona bagashaka gutembera. None umuntu agatembera akaza n'ishimwe ry'ubutembere wagenze mu modoka wagenze mu ndege urkumva akazana ishimwe ryo kugenda muri iyo ndege ntazana ishimwe ry'ikirere asanze hari uwakiremye. Sinzi niba unyumva neza. Ubundi uwizera yagakwiye kwizera icyo Imana yakoze kera kurenza icyo abonye abantu bakoze. Ntabwo ikibazo ari ukugenda mu ndege, ikibazo ni ukugera mu kirere ugasanga ikirere cyaremwe indege itararemwa. Uyu nguyu ntumurenganye uri kumva uko we n'ubundi mu kuza gushaka Imana yaje ashaka kugenda mu ndege. Juste nibyo ndi kukubwira ariko uzi ubwenge yakarebye ikirere agahita atekereza uwagishyizeho
twahita tugenda muri rya jambo rivuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana. naho ndi no gukiranuka kwayo ibindi byose muzabyongererwa. kandi burya nta wishimira ko yongejwe uri kumva kurusha uko yasanga byaguze make. Yes, nuko isi imeze. Rero biragoye nyine, turi mu isi. Nakubwiye ngo turi ubundi twagakwiye kuba twicara hano turi kuvuga ubutumwa bwiza, tubwira abarimbuka tuti muze mwisigara, abagezeyo baragwiriye, abandi turi mu nzira, namwe muze mwingira gute mwisigara. Ariko tugeze ahantu ho kwirwa turinda inkongoro. Roba, sinzi niba unyumva neza. Roba, nyemerera mpite ngaruka ku mpamvu iri gutuma murinda izi nkongoro ngo zitajya ku gitambo. Turagira ngo dufate Imana nyamana, uri kumva? Imana yaremye isi n'ijuru, duhite duhuza n'Imana Noheli noneho yahanuriyemo. Impamvu mbivuze, abadukurikiye turagira ngo tumenye Imana tukwiriye kwizera iyo ariyo. nakubwiye ngo isi iri kugenda icyo irema icyo bita pop dog. Pop ni ibipopi, dog urabizi ko ari imwe. Pop dog. Pop dog ni iki? Ni bimwe mu bikoresho Satani akoresha, uri kumva, akabihemba icyo ashaka kubihemba. Ariko icyitwa ubugingo mo imbere yarakuyemo, uri kumva, nk'uko ushobora kubona iyi telefone ya smartphone kabona ifite designinze neza, uri kumva, ariko sim card na motherboard yarakuwemo. Sinzi niba unyumva neza. Ndakumva. Dufite abantu nabagira imvugo ndakoresha ndumva ikomeye kandi sinshaka kuyikoresha kuri ariko ndeka nze kuyikoresha. Iyo ikintu giteretse inyuma kimeze neza, ariko icy'ingenzi imbere cyarakuyemo bakita ngo iki? Igiporoporo. Igiporoporo, igikonoshwa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Sinzi niba unyumva neza. Dufite n'abandi bantu bibiporoporo mu bumana. Iyo mvuze iki kintu abantu benshi barambwira ngo nciye imanza, uri kumva? Iki giporoporo noneho turi bugihe izina ryitwa ingunguru. Kubera kuko ingunguru iyo itarimo ikintu iranavuga. Yego, sizo? Imana imfashe ibintu nshaka kuza kuvuga byumvikane, sibyo? Aba bantu ubabonye inyuma, hari nk'igiti ukakibona gifite amashami atoshye n'iki byose, wavuga ati bye, dore igiti. Wumva ukuntu Noheli azi ijambo ry'Imana? Uzi ikintu cyambabaje? Ni ukuntu ibintu byose umupango we wose upangiye kuri Bibiliya. Script bayanditse neza kugera ku rwego mwebwe mutapfa. Kandi ikintu gitangaje, umuntu umufasha kuyandika n'umusilamu. Ngiye ni Bronze se umuzi wo kuri Celebs magazine, twarakoranye ngenda muzi. Numuhanga Bronze ri mu banyamakuru bakomeye, uri kumva, bafite experience mu itangazamakuru. Hari ubundi ndumva ari naho yahera atanga ikiganiro. Jite n'icyo ndi kukubwira. Rero Bronze twarakoranye muri Celebs magazine. Uri kumva, ndamuzi numuhanga, ari mu buriya nubona umunyamakuru kuri TV station cyangwa radio station bahaye kujya akora amakuru, akayakora rimwe kabiri gatatu. Nuko ba nyiri televiziyo baba bafite ikintu bazi muri uwo muntu. Niyo mpamvu iyi script yabo yanditse neza bien, kandi iri baze kuri iki? Kuri Bibiliya cyane. Iyi ni pop dog ariko nziza, uri kumva, ifite experience, sibyo? Biblique. Aragukubita ijambo nari mukubise challenge, mpita nibuka ko umunyamakuru atemeye guchallenging umuntu kuretse iyo yigize umusesenguzi. Wabonye ko mpita ndeka sinongera kumuchallenging. Ubundi yuri muri angle yitangazamakuru, biba bigusaba ko nta side nimwe ugira gute ujyaho. Ubundi nta no bugomba kubogamira. Niyo mpamvu namubajije nkahita mureka nkabati kamanza avuga ibye, none ndaza kubyongeraho nk'umukozi w'Imana. Kuko niba ari urugamba rwana nabwo ngoboka nkubwiza kuri muvandimwe, runkomere. Numwambaro w'itangazamakuru, umwambaro wivuga buto, byose ukabihoza. Ibyo bintu bijyana kuri balance ku munzani, kandi ibintu biri ku munzani icyoroshye urabizi nicyo kijya hejuru.
itangazamakuru rijya hejuru urikumva kurusha ivugabutumwa ari nayo mpamvu ushobora gukora inkuru zijya gusa nk'iz'abandi bantu umuntu agahita kurebera muri iyo angle ya evangelization ariko biba bikwiye ko abantu badutegana amatwi mujye mwumva n'ibiganiro byacu mu birangize kuko dushobora kurokoreramo ubugingo sinzi n'unyumva neza ariko abantu bamwe batangiye kujya bankurikira bakanyumva kuko byanga bikunze ikiganiro kiba gifite uko cyubakitse yego hanyuma iyo ucikirijemo hagati ni nko gutaha ntabwo uba wacyumvishije neza ni nko gutaha mu nzu idafite inzugi yes donc ubu nimvuga donc za ngunguru zirimo ubusa cyangwa bya biporoporo abantu bataza kumva mvuga Noheli dufite abana mu ngo zacu bibiporoporo ushakiramo simukadi y'ubutumwa bwiza mo imbere ukamubona mu nsengero zacu dufite abaririmbyi b'ibiporoporo ushakiramo imyambi wakoresha kugira ngo nibura ubone umuriro ukayibura dufite abavugabutumwa b'ibiporoporo ushakiramo umwambi nibura umwe wacana ukawubura kubera iki satani yamaze gukuramo imyambi turi kugendana hanyuma reka igiporoporo kiri hariya cyanditseho amazina yacyo ko ari evangeliste ko ari prophète ko ari apotre sibyo nta kibazo nta kintu bitwaye ariko imyambi yo kurashisha umwanzi ntayo bafite sinzi niba uri kunyumva neza ndakumva kandi niba hari ikintu gitangaje ubwashize narakuganirije iyo nganira n'umuntu mwibutse ibyo twaganiye kugira ngo n'udukurikiye wenda ashobora kujya kubishaka cyangwa se anabyumvireho narakubwiye ngo ntago satani agishaka kwica uyu mubiri twambaye azi kuwuponsa neza Noheli arakubwira ati ubwo Assia yavuyeho ndishakira ALLIAH COOL aragira ati hubwo ati nta nubwo iby'Imana yampaye uburenganzira nta nubwo ngewe nkibirimo ubu rwose ALLIAH COOL Miss Muheto sinzi n'undi Miss yavuze sinzi niba unyumva neza na ba Jolly yabavuze Miss Jolly nibo donc afite uburenganzira n'umusore it's up for him sibyo what I want to tell you cyangwa se icyo nifuza kukubwira ni iki satani nta kikangwa no kwica umubiri ubasigaye ahigira hasi no hejuru gusiga umuntu ari igikonoshwa amavuta tukuza bakayaguha neza imisatsi ikahengekwa neza ariko kugira ngo uzabone wa mwambi wo kurashisha umuriro kugira ngo twike diamond ari naho bamwe yamaze kubashyikira abazengurutse neza ashobora no kugaruka bashuka ati mbaho imyambi ku buryo umuntu ashobora kuzana umwambi yawe kurongora ari kwirukana diamond ukagira ngo ni umwambi uvuye mu ijuru kumbi habe icy'ingenzi cyagize gute cyaratwawe Bibiliya ivuze iki iravuze ngo ubwami bw'Imana buratwaranirwa n'ababujyamo babugishamo imbaraga izi ntwari ziri kugenda zinanirwa n'intwarane nazo ziragererana ariko ikintu ushimira Kristo amaze guhishurira Yohana yaramubwiye ati humure nzaza nk'uko umurura atunguranye urugo ntwara umuganura wanjye sura akagahegene ko kuremamo ibigoryi by'umumaro kankoresha iryo jambo satani n'umugome mubi arema ibyo bita ibigoryi by'umumaro niho Kristo azaza gutwarira itorero abantu murangaye rero murashiduka hari abantu mujyanye ku mwobo ariko reba nk'iyi script ya Noheli donc iranditse neza bye ni episode sinakubwiye ngo ni ama episode ihereye kuri Assia uri kumva iramanutse irabikoze ubivuye kuri Assia baravuga ati umuntu w'umu YouTube uzi kuvuga ni Fanny ubu niwe kandi Fanny aramanuka ntago yaguhereza ntago yaripfana Fanny ntago yaguhereza urabizi ko nawe kuri tamunera yemera kubi ubarabakubita sinzi ni munyumva neza burusho ishobora kuzava kuri Fanny bayubatseho undi muntu nawe ubasha kandi wumve abitse umujinya ngiye nikoreye ikiganiro kiri message uri kumva kinyundo ariko yahise akibika nkaho ari Noheli babwiraga kuko nakubwiye ngo ushobora gutera ibuye mu giti ngarukira aho ngaho nese Noheli aha
Roba yego wenda nk'abadukurikiye mubwire akandi kantu kamwe utarambwira, kimwe mu bintu bizakubwira ko umuntu ari kujya kurimbuka. Sinakubwiye aka mbere, aka kabiri, nubona umuntu wese ahava akagera, uri kumva avuga ko imirimo ya Yesu ari we wayikoze, uwo muntu nuba ufite uburyo bwo kumugarura mu nzira yo gukiranuka ujye umugarura, ariko nubona utabufite ujye ugira kwita ngo bayi ngaho komeza. nari ngiye kukubaza nk'abantu bakurikiye ubuhanuzi bwa Noheli, yaba hanura ko agiye gushaka Assia kugeza ubwo yivuguruje, uri nk'ubagira inama yo kugira ngo bahe umurongo wo kugenderaho ubavane mu rujijo, wabagira nk'ihe nama? Reka nyivuge nyibwira n'abandi bantu bose badukurikiye. Yego. Ubundi umuntu yari umunyabwenge, sibyo? Uko asaza, uko agira ubutunzi, sindi n'unyumva neza, ndakumva, uko akura yagakwiye kuba akura asenga, sinzi nyumva, ndakumva, yagakwiye kuba akura asenga kabiri, sibyo? Kandi agakura ashaka mu maso h'Imana, sinzi n'uri kunyumva neza, ndakumva. kuko iyo umuntu abayeho ari kugenda yigira imbere, hari abantu babyita ngo bari kwinjira mu iterambere, sibyo? No mu nk'ubu bayita ngo ni imihanda, ubu buryo bwo kuza mwinjira ngo muri kwinjira mu mihanda, iyo utabaye hafi y'Imana ni kugenda ukandagira kuri esikariye umanuka paka ugeze aho abaronza abarimbuka bose, ukajya wirwa ubakatakatamo. Inama nabaha rero ni ukwibuka umusaraba n'uwawubambweho. Okay, Roba, urakoze kubw'ikiganiro cyiza. Yego. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Shalom. Shalom.